Izi ni sitori nkubwira zaguhindurira ubuzima, ni inama y'ubuzima nshuti yanjye, icyo ngusaba ni ukumforoyinga nta kindi. Iyo ibihe bikomeye amafaranga ari nayo, mu minsi y'umwijima inshuti ziba nke, ujye wisunga Imana kuko niyo idatererana abayo, kuko hari abantu Imana yadushyize hafi bakora nk'abamarayika, kenshi tubabona iyo tugeze mu bibazo. Imana ijye igumye ibahe imigisha kandi ibagirire neza, ibuzuze inkangara. Mvuga iti Imana warakoze kuduha aba bantu. Umukobwa w'inshuti yanjye ejo yaranganirije ambwira ukuntu sheri we ari kumuca inyuma, mpita mubwira ati mureke mutandukane ko nta kintu akumariye. None uno munsi mu gitondo narebye kuri statasi yiwe nsanga yapostinze yanditse ati bebe nta nkende izigera yitambika mu bintu byacu, nta nkende yitambika mu bintu byacu ndetse no mu mubano wacu. Na n'ubu ndibaza iyo nkende ari iyihe se? Yarimo avuga uwabanje gukundana nawe cyangwa rimwe avuga ngo yapostinze? Umukobwa uzakwita inkende ngo ni uko mwatandukanye uzamenye ko nta mukobwa umurimo. Ikindi navumbuye jya uhora useka, jya uhora wisekera ko nanjye mpora nseka, kandi si uko mba nishimye, ahubwo ni ibanga navumbuye ryo kugira ngo hatagira uwo mbangamira cyangwa uwo mbwira nabi. Ndakwibutsa ko muri iyi minsi ibintu nkeneye cyane kurusha ibindi ni amafaranga n'amahoro. Ibisigaye nzajya kubishakira kuri Google. Nubona amafaranga ukaba ufite n'amahoro, byose bizizana. N'uwo mukobwa ukwita inkende mwihorere, ejo azaba ufite amafaranga yifuza kukuvugisha no kukwegera. Ikindi nakubwira, jya ukurikira inzira yo gusenga gusa, usenga Imana. Wowe irinde inzoga n'ubusambanyi, maze ujye unasenga, ubundi uzaba umukire, uzatera imbere, uzagira amafaranga, bazakuyoberwa. Jya wizera ko nta wundi muntu uba ku iyi si wakugirira neza usibye wowe ubwawe, kandi umenye ko iyi si nta wundi muntu wakora usibye wowe. Nimba unkunda umfolowinge mani. Ciao.